gutegereza birarangiye. Nkuko mwagiye mubinsaba ngo mbakorere video yerekana uburyo ushobora gufata website ukayivana muri Lovable warangiza ukayihostinga ugashyiraho domain nka .com, .rw n'izindi. Kubera ko mwagiye mukora ama website meza akeye muri Lovable AI, ariko kugira ngo mwe mwayagira yanyu mwakinjiramo ngo mwediting ibyo mushaka ntibiba kundire. So rero naye nagiye nkora ubushakashatsi, nkora deep research. Uyu munsi iyi video rero igiye kubereka uburyo ushobora no kwihostinga website yawe ya Lovable AI ikabi yawe 100%. Gusa si ibyo gusa, kubera ko muri no video harantu bisaba kwishyura. Rero abantu 27 ndaza kuza kubaha promotion. Kubera ko nyine ngiye kugira ngo nkore ama test nabanje ndishyura, bivuze ngo hari izindi zisigaye ngomba guha abantu. So niyo mpamvu mbere yuko dutangira, kugira ngo iri somo ubashe kuryumva neza, hari video nakoze bwa mbere iri technical ivuga ukuntu ufata website ukayicreating ukoresheje lovable.ai. Iriyo ni website ya gatatu mwiyo siri kuri AI bita Lovable. Ni AI gufasha gucreatinga website wifashije nyine yo AI. So iyi video rero narayikoze iravuga ngo uburyo bwo gukorera amafaranga wubakira abantu website ukoresheje AI mu minota mike. Kugira ngo iyi video ngiye gukora igire meaning kuri wowe, birasaba ngo ubanze ugaruke ubuze bino video, kuko turaza kuza kwifashisha ibyavuye muri video ya mbere nkuko mwagiye mugira ute mubinsaba. Mureke rero tugende muri theory zacu mbere yuko tujya mu byo buri technique. Theory ngiye kubasobanura ahangaha ni ibijyanye nyine ubundi website kugira ngo mu by'ukuri ijye online isaba iki, tugiye kubirebera hamwe. So mbibuza ko e-books ndaza kuyishyira muri description, muzayidownloadinge muyisome, izabaha amakuru menshi agiye atandukanye. Tugiye kureba mu by'ukuri website isaba iki, ibintu by'ingenzi kugira ngo utunge nyine ufite ya website yawe ushyira online. Kumva ibi bintu biraza kukumvisha n'ibindi byo tugiye kuvuga nyuma, ibijyanye na hosting na domain, ibijyanye no kugura hosting na domain. Ibyo byose urabivugaho, iyi theory tugiye kuvuga iraza kubigusobanurira. So hari ibintu nyine uba ugomba kubanza kugira. Ikintu cya mbere ni idea, igitekerezo. Ese website yawe izaba ari e-commerce, izaba ari NGO, ese website yawe ni ya business, ese website yawe ni portfolio, ni ikinyamakuru. Idea kuma kumenya ngo website izaba ari iki. Nkuko nyine ugiye nko kugura inzu, ugiye cyangwa kubakisha inzu, ugomba kumenya inzu yawe ari iki. Ni cadastre, ese ni masamwe, ese ni etage, ese ni iki, ese ni ubucuruzi n'urusengero. Fata website nyine nk'inzu yo kuri internet cyangwa se nk'ubucumi office yo kuri internet. So office yo ziba zigiye zifite icyo zimaze, purpose cyangwa se idea ya website. So iyo umaze guhitamo kumenya idea, hatakwazaho no content. So no kuvuga uzashyiramo iki. Ese hano hazamo amafoto uzakoresha, text uzakoresha, n'amalinki y'ama social media yawe uzalinkingaho. You understand? Iyo umaze kumenya ibyo uzashyirayo content, hatakwazaho guplanning, ukamenya ngo website yanjye izaba ifite wenda izaba ari ifite amabara y'ubururu design, ukamenya izaba ifite wenda amapage runaka, ni about page ya service ya contact. Nkuko inzu uri kuyiplaninga, okay, izaba isa ifite irangi ringana gutya, bimeze gutya, izaba ifite ibyumba bingana gutya, icyuma kimwe kiba kiranga bikurikiye na website no kuyipanga. Dufite homepage, tukagira about, tukagira service, tukagira n'ibintu na contact tugiye tugize ute dufite. So imaze kugira planning, ibintu bitatu imaze kubigira, hatakwazaho noneho uburyo butatu bwo kubakamo website. So kuvuga no website yanjye namaze kubona ibi, namaze kubona idea, namaze kubona content, namaze kumenya uko izaba bimeze, none ugahitamo uburyo uza kuyubakamo. Uhari uburyo butatu website zubakwamo. Uburyo bwa mbere ushobora guharinga umu freelancer, umwana wize kuri Kiste, umuntu developer, undi muntu runaka,
uzi kubaka website, uwo ni umu freelancer, n'umuntu wikorera ku giti cye. Abo baba bahari. Ushobora kumubona wari umuntu umukurangiye, ushobora kuba ari inshuti yawe, ushobora no kumukura kuri platform nka Fiverr, Upwork, ama platform abariho abantu bubaka ama website. So ushobora kuba no ushobora gushaka company agency, company ifite team nini ikakubakira. Hano rero na company magarare cyangwa se company nyoboye bita Frinovators iziramo ni company twubakira abantu ama website. Ukeneye website ushobora kuza tukakubakira. Ukeneye website cyangwa website kiri very complex, ushobora kuza tukagira ute tukakubakira. Bati no ushobora kugenda ukaha company ikakubakira. So hari ahandi no nshaka ko tujya ni hano. Ushobora no guha AI, bati sinyeneye umu freelancer, sinyeneye umu agents company, reka no ngiye mbyubakiye nkoresheje AI. Ariho naberetse kuri akuntu ushobora kuyubaka ukoresheje Lovable n'izindi nzabereka, tukazirebera hamwe n'izikora ama application ya telefone. Wowe icyo ngusaba kora subscribe, icyo ngusaba sharinga, dukuziyicana uko nitugira aba subscribers benshi tugakura tukazamuka. Of course nzabona abakiriye nkora nabo, ngurije amasomo yanjye. Of course nzabona amafaranga afatika kuri Google AdSense, nzabona credibility, nzabona umustar. Ibyo biri bigenda binzamurira confidence yo kujya mbaye ibintu byinshi. Ariko bonye video nkabona ifite views 30 ngahe, nkaba na share na comment naki, inye nawe biduca intege. So kunyungu zanjye nawe wakora subscribe. So ariko rero AI anga ndagira ngo ntange disclaimer. AI uyu munsi review imaze kugeraho ntago mu byukuri rajyana yo kubaka rwa website ruri complex. Hari abantu bagiye baza kuri WhatsApp bakanyandikira nkabona arimo arashaka gukora website ya cryptocurrency cyangwa se ari gukora website yigisha amategeko y'umuhanda. So uyu munsi ahantu AI igeze yubaka ama website ari basic and mini dynamic. So nukuvuga iki ni ya website ifite homepage. So website ifite about service na contact. So nizo website uyu munsi nubango za website za tube nk'umuntu NGO ikeneye kubaka website AI yubakira, ariko ntihazamo ngo ajyemo ngo gucollecting ama donation n'ibiki, ntabwo AI ziratangira kubikora. AI so far is AI. So ukeneye e-commerce ruhora uhindagurana, ntabwo AI ziratangira kubikora. Aka kanya level turiho gusa turikuye no kubishimira Imana tukumva igeze ku rwego rwiza, kuko iracyari mu cyo twita baby stage. So dukeneye kubya appreciating. Uyu rero NGO website wawubakira ama website, business wawubakira website, NGO wazubakira website, icyo kwita personal brand, abantu personal brand wabakira website. So abantu bose ushobora kubakuramo abakiriya. So iyo niyo level yayigezeho. Ukeneye ibindi biri very complex uzashaka umu freelancer cyangwa nyuze no muri Frinovators tukubakira. Ariko ndaguha icyizere ko niba ibintu bimeze gutya nta n'imyaka irashira ibintu bihishe. Mu myaka 2, 3 cyangwa 5 I'm telling you easy izazibikora noneho ku rwego hambaye rwose. Ngendeye maze imyaka 8 wakama website. Arundi buryo rero website izuka mu buryo bungahe, buryo bubiri. So hari coded website, hari kujya muri Kiste cyangwa kujya kwiga kuri code camp ukaba wiga gukodinga bimwe bya HTML, CSS, JavaScript, PHP izindi languages zihari. Ibintu bisaba ngo warahereye hasi ubyiga cyangwa se bigabishwa gusaba umwaka wose kugira ngo ugere ku rwego kwa wakodinga website. So ari nundi buryo bwo kubaka website ukoresheje CMS, content management platforms, cyangwa content management system, iyo bita WordPress, izo twita Wix, Udro, hari izo twita Blogger. Bibutsa niba ushaka kwiga kubaka ikinyamakuru nta code wajyana, hari ikintu bita 7 day challenge narabitanze aho ushobora kwiga kubaka ikinyamakuru nta code. Ubwo buryo bwose ni
CMS. So noneho rero AI ikintu igufasha ishobora gufata ya idea yawe ikayikora mu makode niba uzi gukodinga ikataguha amakode ukatakuba afata ya makode ukaya hosting. So utanabizi rero ejo no gukorera no website ikatako ya website uyihindura muri CMS za platforms zitagusaba gukodinga. So nuko rero tugiye kubikora twebwe website yacu ivuye muri Lovable iratakishyira muri CMS, iratakishyira muri ya content management system imwe idasaba gukodinga n'ubundi aho ngaho niyo biri. So uri umuntu uzi gukodinga cyangwa ushaka gukodinga wafata n'undi amakode ya Lovable AI ukayashyira kuri GitHub itakiguha amakode nawe ukagira ute ukabikoresha. Either nuvuga ngo AI ishobora kuguha code cyangwa kuguha platform ijya muri content management system. So noneho ikindi kintu kiba gisigaye no gufata ya website yawe ukayihostinga. So hosting ni iki? So hosting nuango byantu byose baguho byantu byose wubatse ya makode ya mafoto byantu byose wakoze ugomba kubishyira kuri internet kugira ngo mabashe kubibona ubuke muri machine yawe cyangwa uko yandi ahantu wabigize ute wabihostinze. Mwabonye ko iri ya Lovable AI yagukoraga website yaranze ikayishyira nyine kuri hosting yayo akari ubasha kuyirebera. Domain name no nakaranga rubuga ni kakantu bikaba karanywe na .com cyangwa .rw. Mbibutsa ko izi hosting of course ziragurwa. Ni domain iragurwa. Hari amakampani kwisi agira ute agurisha hosting akagurisha na domain name. Bivuze iki kuri level tugezemo tujye gufata ya website tukayivana muri Lovable AI tukayijyana muri kuri hosting online aho izajya biri ku izina ryacu rya .com cyangwa .rw cyangwa se .net .org. Hanga rero biraza kudusaba kugira ute kwishyura. So rero hari amakampani menshi agiye atandukanye agurisha hosting cyangwa agurisha space cyangwa se storage ya online aho dushyira website twamaze kubaka. So iya mbere one and only ni Frinovators. So hano muri Frinovators tugurisha domain name na hosting. So ushaka kuzanga ukawakanikamo wenda teachersam.com hanga ushobora kuza kuba wagira ute ukaza ugasacha ukara ko nta muntu waguze iryo zina iyo domain name. So hosting ubona ko nk'iri zina nta muntu warifata. So noneho ushobora no kuza ukagura hosting hano. Hosting hari ingi shared hosting. No kuvuga turi mu Manyarwanda rangaye nukuvuga ngo ushobora kubona hosting y'umwaka wose ku 39 ushobora kubona hosting y'umwaka 49 zigiye zitandukanye. So nukuvuga ngo niba ugiye kubikora nka business ushobora kuza ukagura nk'iyi hosting ya Growth urako ijya website 10 nubango uzubakira abantu uzafata ama website 10 ukaya hosting. Hari n'ingi 79 iri ama website 20 iriyo website 20. Iyi nayo ni ingenzi cyane. Hari n'ingi noneho y'ibi 99 ni unlimited. What does it mean? Nubango washyira ama website ushaka. You get a point. Ariko si nagara Frinovators gusa hari n'izindi zo ku rwego rw'isi nk'izi bita Namecheap.com naho ushobora kuza ukagura hosting nazo barazigurisha. Nk'ingi rwose ni nziza. Hari izo twita hostinga, hari izo rwita Bluehost. Aho hose ushobora kuba wagenda kugura ya space ukagura na ya domain. Warangiza umaze kugura ya hosting ukaza gushyira ya website yabagize ute wubatse. So none ibyo namaze kubasobanurira nkanga kuri Frinovators ubona ko ugura domain.com ni 19 ukagura na hosting y'ibihumbi 39 ubwo n'uvango ni 50
n'icyenda bigira ute byagusaba. So nubanga aya mafaranga yishyurwa buri mwaka. Bivuze iki ngo iyo utunze website ugomba kumakinga ashobora ko nyine izajya ikugira ute ikubyarira umusaruro, kuko buri mwaka uzajya wishyura iyi domain name, buri mwaka uzajya wishyura iyi hosting. So bivuze iki rero? Bivuze ngo cost za mbere twazibonye ni hosting, ni uza makiya ni 39, so na domain name y'ibihumbi 19. So iyo ni cost ya mbere. So noneho rero tugiye kugenda muri practical, tugiye noneho tugure domain name, tugure hosting, ducloning website, niturangiza tuyishyire online tuvuye kuri Lovable.ai. See you on next episode. Tugiye gufata website iri muri Lovable.ai, tuanze tuyicloning. Nitumara kuyicloninga, tumaze kuyidownloadinga, turaza kuza kugira ute, turaza kuza noneho kujya kuyihostinga. So hari ino website, iyi website nakoze ya nayikuye muri Lovable.ai, muri kuyibona. So turaza kugenda kuri, tugiye gufata turifashisha iyi website nakoze muri Lovable.ai. Niyo mu by'ukuri kuri ino video utarakora Lovable.ai, subira kuri iyi channel urebe video nakoze y'ukuntu ukora website ivaye muri Lovable.ai. So ni iyi ngiyi turifashisha iyi website nakoze, niturangiza dukwifashisha iyi website bita clone webx.soft. Link ndayishyira muri description, katuzana ahangaha. So iyi website niyo bita clonewebex.softwrite.io. nurangiza uze hano ugira ute, nurangiza uze uloginge in. So nurangiza uzanga clonewebex, uzana muri Google wandikemo ngo clonewebex Chrome extension. Uzugira ute, uze udownloading extension yayo. Uraza iyi extension, iyi extension uraza uyadinge uraza uyadinge kuri clone. Add this extension. Aha, numara kuyadinga urabona ko yamaze kujyaho. Uraza kuza kubona kano kano hejuru, urabona ko yamaze kuzaho. Uzukande uyigire favorite. So muri kuyibona ahangaha, nurangiza ugaruke muri ariko then ishaka kubabwira iyi ngiyi kugira ngo icloning ya website yawe, tufate na website yacu. Esa dushaka ko ducloninga ni iyi ngiyi. So iyi website yacu ngo tuyicloninge, naho dushaka kuyicloninga ngo ize neza dukoresheje free plan. So ahangaha kugira ngo tubashe kuyishyira muri CMS ya WordPress, ko turajya kwifashisha CMS bita WordPress, kugira ngo bikunde birasaba ko tuza tuka-upgrading. Ubwo nayo nindi price, nindi cost. Guys, ibintu nyine umushobora kumva ari amafaranga menshi, ariko nyine ibaze ko ntago biza gutwara amafaranga arenze 50 rimwe, kuko ibintu tuvuye nk'urugero nk'ingi Clonewebex icloninga website 30, bivuze ngo wakora website 30 zicloninga neza. So urabona ko impamvu uri kubivuga nuko iyi ngiyi icloninga website ebyiri gusa, ariko ntago iguha icyo twita Elementor or output builder. Nuvuga ngo tuvuze ngo or output builder ushobora kuyishyira muri WordPress, ushobora kuyishyira muri Blogger, ushobora kuyishyira muri Wix, ushobora kuyishyira mu bintu bigiye bitandukanye. Ibi ngiyi ama website 30 ku madolari angahe? Ku madolari 10. So warangiza kagira ute, ushaka gutrayinga
iyi ngiyi ihindura mu cyo twita Gutenberg ku bantu muzi gukoresha WordPress nikunde Gutenberg abantu cyangwa se Webflow abantu bakoresha Webflow. Izi ni za CMS nababwiye zidasaba gukodinga, ishobora kugira ite, ishobora guhinduramo igize ute, yahinduramo. Noneho ushaka kubishyira ku rundi rwego, duvuga ngo ushaka kwikora website, mu gihe website wazaga wagatanze 200, hano uzaza wenda utanga $10 ugure na hosting, nurangiza ugira ute, nurangiza ukomerezeho. So kandi urabona ko wagwa n'iminsi 30, ubaye utabyishimiye wagira ute, ubaye utabyishimiye wayabaka. Katuze no tuze tuyigure so muri kwibona niba muri kubona hanga iyi ni ikarita ntabwo nshaka kwerekana neza. Ushobora gukoresha ikarita yo muri Equity cyangwa se banki yose. Inyuma ahantu hari imibare, hano imibare hano iri hano inyuma, niyo uzaza hano ukaza muri Stripe, sibyo, ukuzuza ino myirondoro yose. Warangiza hano munsi urahashyira iyo mibare uri kubona, nurangiza hano ushyireho biba biriho expiration date, biba biriho hari n'akandi kabare kaba kari hano inyuma ku ikarita, ugashyiremo hano amafaranga azagita azaza guhita kwigira ute avaho, ugira ute uyigure. Ngewe naye nayiguze already, ntabwo mbabwiye ibintu nyine mbi entertaininga. Murabona ko muri za website 30 ngiye maze kugeragerezaho website ebyiri, mwako zigeraje website 28. So ubwo rero abantu biza kubakomplika, mwaza kuyandikira nkabafasha kugura iyi plan. Ariko birasaba kugenda ukajya muri banki bakaguha ikarita, ugashyira amafaranga kuri banki, warangiza ugakoresha ino mibare iri inyuma, warangiza ugashyiraho n'uyu mubare uri inyuma, ni code iri inyuma, nawe ukagira ute. Ntabwo nyine nshaka kuyerekana kuko nyine hari abantu nyine bashobora kuba batagenzwa n'akantu kamwe. So turarangije ibyizo tewe. Noneho mbereke uburyo website ugira ute uyicloninga. So uzaza muri ya Webex yawe kuko wamaze kugura ya plan yawe. So uza ahangaha, so project uyite izina, uyite wenda trial 2 cyangwa se trial 2. Nurangiza hano kubwira ngo source domain, uraza kuzana ya link yawe, ya link ya website yavuye muri lovable.ai, ute kwizana uyipestingemo hano. You see, ubu ndagize ute, ndayicreatinze. Inangiza mpite konza kuri ya website yacu, ya website twakoze muri lovable.ai. So you see, niturangiza tuzano hejuru, ushaka kuzakazaba kagaragara hano, cyangwa niba utagakizeho uzagize ukane kwa kano kantu kari no hejuru, uzagita kugira ute uyibona. Nurangiza hatako izaho ngo Chrome Webex, nurangiza ute gucuzinga ya project wahisemo ni trial 2. Siyo ni ndangiza ngira ute, ariko mbere yuko ubikora uzabanza ufate kirisere ya uyimanure shikano hasi, nurangiza kugira ngo ibanze ibone page yose zose. So nurangiza tuze ahangaha ugira ute, uze hano uze trial 2, nurangiza ukore add page. Igiye kugira ute, igiye kudukloningira website yacu. Wow. So murabona ko iri kugira ute, iri cloninga website twagize ute, ariko website yacu yagize ute, yamaze kugira ute, yamaze kwicloninga yose. Muri kwibona ko yamaze kwicloninga. None ukaza hano hejuru export type, imwe nababwiye, reba type ushobora ku exportinga mu website yawe. Ubwo ni entire page yose. Hano munsi uzahitamo ese iri exportinga Elementor. Iyi ni uburyo bw'ubaka website zubakwa muri WordPress. Gutenberg mwabonye ko muri kona kiya mbere kandi ariyo y'ingenzi uri bukoreshe. Twabonye ko ntuzitagira ute
iriya free plan itayikoresha. So Gutenberg, Webflow, Blix, ubwose n'uburyo bugiye butandukanye ushobora kugira ute. Ngiye ariko ubwo ndi familiar n'ubwo ndigiye kubereka ni buno bwa Elementor 3.10 and higher. Warangiza muri kubona kano kantu ngo requirement tugiye ku downloading kano kantu. Iyi ni plugin tugiye kugira ute, tugiye ku downloading. Wanzu downloading nurangiza utekuza hano munsi uze kuri export, exporting ya project ya muri kubona kangahe kugira ute iko exporting. Twibukiranye twagiye kuri Clone Webex tugura membership, tumaze gura membership tuza dufata ducloninga ya website yacu. Muri kubona kana bijana munsi ushaka kuzanga ngo copy utakuzanga ukopie hano nkopie ino website yacu yagize ute yamaze kuba cloned za kuri Afrinovators. So ushobora kuza kuri Afrinovators mandi kuyikoresha, of course it's my company ndi kwiyamamaza, ariko si Afrinovators gusa, hari Afrinovators ushobora kuza Namecheap, ushobora no kuza kuri hostinga n'izindi giye zitandukanye. Ariko for the sake of kuko it's my company uzaza kuri afrinovators.com nurangiza uza no kuri register, sibya uze uregisteringe company yawe, uzabishyiramo ibintu byose hano bla bla bla, uze imyirondoro yawe yose ushyiramo company name, street ushobora gushyiramo 00, company muyifite uzayishyiramo address, ushyiramo imyirondoro yawe, uhinde mu manyarwanda ushyire muri euro, nako ukure mu madolari uzare mu manyarwanda, nurangiza ushyire creating password, nurangiza ugite uze register. Numara kuloginga uzano kuri Afrinovators, uzano uze hano muri search wanzure ko iryo zina rihari ukajya aba yarafashwe, nurangiza uzanga uri searching urabona ko rirahari, nurangiza kuza hano kuri add to cart, uzanga kuri continue hano munsi, nurangiza continue to shop, so nurangiza uzanga ugira ute uze uye complete the action. So Arati kujyana kwishyura na DPO. Hanga kwishyura rero uzashyira imyirondoro yawe, ushyiremo amafaranga. Niba ushaka kwishyura n'ikarita urazanga, nushaka kwishyura na mobile money uzanga, ni muri mu Rwanda ucuzinge MTN, ushyiremo hano inimero ya telefone, nurangiza ukanda hano, nurangiza kuzagira ute amafaranga yaza ko muri telefone yawe bagira ute bayakuraho, uguzabuguze domain name. Numara kugura domain name uzatakuza noneho uze hano kuri hosting, same story, uze nanga kuri hosting, uje kuri shared hosting uzanga get started, nurangiza ugure iyi hosting y'ibihumbi 39 cyangwa se 40 cyangwa se 55 bitewe na nuzu uri gushaka. Niba ushaka kwikura nka business n'imbaraga website kamwe ushaka gukora 39 birahagije, uzite kuzanga order. So nurangiza ushaka ute gucuzinga ya domain name yawe, so ushyiremo domain name yawe Afrino Teacher Sam AI Education .com, kuko angashobora kuba ari na .online, .net, .org byategwa. Use this uzukoreshe iyi ngiyi,
So ubwo hosting yacu yaje 39 nawo uze kugenda ukore checkout. So abantu mukeneye promo code mwanyandikira kuri WhatsApp kuri email muzaguze kora muri description. Mukeneye hosting kuri promo ndabagabanyiriza. Umuntu ukeneye hosting kuri make na domain name ntabwo tugabanya, ariko kuri hosting yo twabagabanyiriza. Ira ya 39 twayibahera 30, ira ya 49 twayibahera 40. Ubwo mbahaye discount y'ibihumbi 9 plus ko nugura hosting yani wacu na domain yani wacu ndaza kuno kugufasha guhostinga website yawe. Nurangiza uye kuri checkout nk'ibisanzwe, wongere wishyure na DPO, nurangiza uze uka muri ya sipano yawe, nurangiza utekuzanga logging in. Okay, nurangiza umaze kugura domain name yawe, umaze no kugura domain name yawe, umaze kugura hosting, batakuzanga uze hano muri service. Ubwo ngo numara kugura service uzasanga hanga byamaze kwiyafishaho, haza hariho domain name zawe iri hano, ni hosting izaba ihari. So second none tugiye kwestaramo, none tugiye no gufata iyi hosting yacu twestaremo WordPress. Ni turangiza tunagira ute phase ya nyuma none yo connecting ama website yacu. Numara kugura hosting yawe, umaze kugura hosting na domain name muri Afinovators cyangwa se n'iri platform yose waba ugiye wakoresheje, nimba name chip hosting cyangwa izindi, uzata ko uza hano. Ngende gutanga urugero kuri Afinovators, of course ndimo ndi promoting. Nurangiza uzanga muri service, numara gukanara kuri service atakubona ko hano hazaba hariho domain name yawe izaba iriho na ya hosting. Nurangiza uhakande hano, uyikandeho gutya. Hano ibumoso bwazahita kubona handitse login to cPanel, utaguzanga ujye kuri login to cPanel. Nurangiza uzaza gushikira ahantu hameze gutya. cPanel nuko bimeze. Bibutsa ko ugomba kwitonda hosting ugiye gukorana nayo, niba koko iyo hosting ifite cPanel irimo ibintu byose, irimo WordPress, kuko tugiye gukoresha CMS ya WordPress. Nurangiza uzamanuka uzanga kuri WordPress. Rako nurangiza uzanga ukore install. Nurangiza wowe hano njyana harimo ama domain name menshi cyane, wowe uzahita ko uhitamo, uzasanga harimo ya yindi imwe yawe gusa, abariyo ugize ute ariyo uhitamo. Nurangiza uze hano uhite ushyiremo username admin. So nurangiza hano choosing password uyandika ahantu. Nurangiza hano uhita izina my website, hano ushyiremo tagline AI education, naho ushyiremo iyo ushaka bino bintu. Nurangiza ubigira ute ubidesactive. Nurangiza hano kuri install. So hanga irimo irestara WordPress ko tugiye kwifashisha kuko namabwiye tugiye gufata Lovable AI tuyishyire muri CMS ya WordPress. Nurangiza uzukande hano ngo administration URL ukandeho. Ubona ko tugeze muri dashboard yacu. Murabona ko twinjiye muri dashboard yacu ya WordPress. Ninzanga hano hejuru ibumoso visit website, right click, open new tab. Mwaza kubona ko ni website yanjye ni Word nta kintu kiriho. Tugiye gushyiramo ya website yacu kuri Lovable. Ikintu kihutirwa murazanga tugiye gukoresha hano kuri add plugin. So muribuka turi gucloninga ya website yacu ahangaha, hano hari akantu baduha hano hejuru requirement. Akana akadownloadinze nima mubyibuka, maze ukadownloadinga. Ndazanga mtekonza muri plugins, add new plugin, upload, nze ngirute nze nya uploading. Mimi nangiza nkwande install. Kara kantu niko aza kudufasha gukura data zivuye muri Lovable izizana hanga muri WordPress.
So nongera kubabwira abantu mwumva mwifuza kwiga WordPress, mfite ishuri ryigisha WordPress ni 100 kujoinga class yanjye, kandi mw'iyo class mbigisha na digital marketing. Ikindi cya kabiri mbana na chance yo kuza gukorera kuri company yacu ya Innovators. So tumaze gushyiramo yanuza yacu ya plugin yacu dufasha kujya kuza ku extract. Tuye gushyira indi plugin yindi y'ingenzi cyane bayita Elementor. Ni install Elementor. Nurangiza uactivating, igiye gutaye kujyana ahantu igiye kujyana, urataguzana ibumoso utegugira ute ko uyivanamo kara kantu kagasaraba kagakubuga bikuremo. Niturangiza tuzanga muri appearance, tujye muri themes, tushyiremo theme tugiye gushyiramo, uzana kuri add new theme, ushyiremo theme bita Hello Elementor. Ni theme igendana na WordPress. Hello Elementor ni theme igendana n'ira plugin ya Elementor, kuko ira Elementor niyo abantu musobanukirwa by'ama WordPress, niyo web clone ikore ya clone nzema website. Ngiyi Hello Elementor nyinstall. Inangiza nyactivating. Okay, niturangiza ku activating ama theme, tuzanga muri page, creating add new page, uyite home, publish, kande kabiri publish. Niturangiza tuze edit with Elementor. Muri kuba nanga nyene ku editing with Elementor. Nyamuri kwibuka turi ku exporting, hano hari akantu kwamaze ku exporting hano kuri web Chrome WebEx. Hano hari akantu kwamaze ku export kaje hano ka copy to clipboard. Uteke gukora copy hano, nurangiza uza hano kuri Elementor, bino bikuremo hano uza hano kuri settings, uza hano munsi tego uyivane hano ibumoso page layout, uze kucyo twita Elementor with full width. Ni very important. Inangiza nze nka light click hano hari gutubwira ngo paste from other site, nuko twagizemo ka kantu kadufasha gupastinga ibintu bivuye muri bino twakopiye hanga, tugiye kuyipastinga hano nkore paste. Batakwa kubwira ngo jya kuri machine yawe ukonde control V. Muri kwibona ko irimo iragira ute, irimo extractinga cyangwa se irimo irazana za data twagize ute twakuye muri Ravable twa clonings. So mugiri gucloninga rero guys, reka namamaze umuntu ukeneye kwiga WordPress ni uburyo bwo kugira ute bwo kubaka website nta code nkuko ndi kubyigisha hanga. Rero ufite umenye kuri WordPress, ukagira umenye kuri Ravable, ukagira umenye kuri AI, ntabwo wabura akazi. So voilà, mabona ko ya website yanjye nimba muri kuyibona ngiyi dengi ni na ya website. Sinya muri kona ko ari itandukanirizo. See you soon.